Agatwiko k'abantu narakarambiwe njyewe agatwiko k'abantu kamaze kungera aha ako basurigiye ukakubwira ko agukunda ibyo se si bisanzwe ese undi mugani wanyu nago wajya mu kubaza ubundi wowe kumbaza baramumbaza tutabakira mu kazana nzamubashyira nyine mu gihe nabipanze ni mwagiye mutwika mukageraho mukavugisha n'ukuri ngo abantu bavuze ngo ese aratwika uyu nguyu ajaze kuvuga ko genda nkwiye ngo aratwika ubivuge neza ukuntu dutwika ubigaragariza abanyarwanda na mikoro imwe ngo neza nifashe nese basi urabyema ko Dr. Emma gukunda sha ntago mbizi nta kimenyetso kibinyereka pe do wadukundana turakundana kandi binahindutse byaba bihindutse ntago ari twe n'abandi bose baranashwana n'ibindi byose uramutse usanze uyu mutipe ibyo yakoraga byose yarakubeshyaga ari agatwiko ari ibintu yikoreye gutya agasanga nyine uramukunze kandi yarakubeshyaga we ikoraga prank wabigenza ute njye ku myaka yanjye nshobora kugendana nawe nkamenya kuri kumbeshya cyangwa uri kumbiza kuri nka kwihorera yego kandi nkutanga no kukumenya yego nanjye nshobora kwikiriza ikintu ariko kitandimo yego nigeze mbona no mu makomanteri banditse ngo Vava ngo araje ngo atware indango Vava njyewe kuri kwishukura ryana ntabwo ari kwiza ntabwo ari kwiza nanjye nibyo navuze mbere navuze ati ariko ikintu cyo kubeshya nawe aranze ntago ngiye njya nkunda ibintu byo kubeshya uyu sheri wanjye nzi kavugisha ukuri buretse gato buretse nyine yego momere mikora ko buretse gato umuntu w'indyarya ntago ashobora kuba umunyakuri ngo bishoboke sheri wanjye rero yikibeshya ngo ni indyarya ushobora kumbwira ikintu nkakikiriza mbizi kumbeshya kubera kwanga amatiku n'amahane nkakikiriza ariko mbizi ko umbeshya icyo gihe rero ni indyarya ibitege wamatwi niki ni indyamirizi no kwangwa hagati na Dr. M uremera ukabindyamirize akabindyarya abantu biramutse basanze warabeshyaga Vava narabeshyaga guteze mujye muvuga ni nabyo nshaka mujye muvuga n'ibindi byinshi Dr. M naramukundaga Sirimu uyu mubaze yego naramukundaga hari igihe cyageze sinifuze kurya buri kintu cyose atakiriye yego reka banza vuge oya yavugisha ukuri imbere ya kamera ninde wagubuje nawe reka banza vuge nabanjije kukubaza nimba usenga ubwo rongiye nkagira ipfunwe nkavuga ngo umuntu utafata mama ye ngo amuguhe wenda bari gutwika Siri byagiye bigenda bigabanuka nukuri ubu byaragiye yavuze neza cyane kugira ngo buretse nyine nanjye manze mvuge njyewe mfite ngira uko ngenda ngira nuko ntwara ibintu byanjye ramurese agenda wenyine nanjye nkagenda njyenyine nimutegereze murebe ikizavamo nanone mbahereza ikaze bakunze Jesus TV nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese uyu munsi ngarukanye na couple imwe muri couple zimeze neza zigezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda urabona ko guhera hasi urabona ko bifunze neza agakweto k'agacongo ka fresh agakanzu k'umukara intoki ziburamo impeta n'amaboko ahantu hose fresh cyane mumeze mute rero Eva ibintu ni sawa umeze neza cyane tukaba tuye kuri Jesus TV ejo bundi ko abantu bavuze ngo ufite amaso meza ngo kuki ukunda gukora ibiganiro wambaye amarinete kugira amaso meza ntago bivuze ko wakicwa n'izuba cyangwa se ngo wicwe n'amatara aka ngaka nagakingirizo banatayeho nyine kandi indi zuba cyangwa se kakandinda n'amatara tu Vava wambaye neza merci none se ako gakanzu ni gift shero yaguhaye se mana yo mwijuru ndabaho sindambara umwenda w'umuhungu mbure mama ndamukunda cyane ndigurira nta muntu uramu umwanda w'umuhungu shero yasaguye gift y'agakanzu ntabwo ayemera reka simbizi yayimpaye nayakira ntuzayigeze kumpa ishati poteri hoteli igeze kumvungira foto y'agashati nese Vava hoteli n'uwese ntabwo aramuzi njye ntabwo muzi
hoteli se hanjye ndikumva nanjye nari kumumenya neza umuhungu umeze nk'umuzungu ndamuzi ahubwo muvuze nabi wa wundi w'inzobe cyane nyine umuzungu ndamuzi okay none urabona ukuntu Vava bayajyanisha ariko agashakoshi k'umukara mu fresh cyane wamubonye uburyo bataye Vava karame no kwanga abandi basitari bagira abantu babambika wowe ninde wakwambitse shange ngira ahantu njya kugurira imyenda n'inkweto hari i Remera yego hose aho mbonye ngurira aho ngaho utwo mbonye nshimye ndigurira cyangwa nkajya muri chic muri iyi minsi ufite amafaranga nayo kandi yigaragaza nayo pe ni yamigisha y'Imana ibiki turiho ahubwo wowe ntabwo ujya wemera ko amafaranga wayabonye yarayabonye reba ko hasi kubera ku rukweto nayo ni ukuri ubundi urukweto ni nk'urw'ibihumbi 60 n'agakanzu k'ibihumbi 120 agakanzu k'ibihumbi 120 sibyo n'agakapu k'ibihumbi 80 namukabye namwe Vava yambaye 500 yihagazeho Vava ubyumva ute ko wambaye imyenda ihenze gutyo kandi hano hanze hari abantu babuze ikintu cyo kurya none se ndabuze ikintu arya Imana yaremye inyoni zidahinga nazo zibasha kurya ninde muntu ufite amaboko abiri utariye koko hari abantu hano hanze babwiriwe afite amaboko abiri yego aha uwo nawe usiba kubona ibyiza ariko ntubura n'ikijumba ntubura n'umwumbati pe ubwo kereka bawibye hari abadafite ubushobozi bwo kubona uwo mujyo ntabwo nafite amaboko abiri ngiye ngo mburare mbwirire siba kubona ibyo byiza ariko nanjye nabona uturi ku rugero rwanjye ubu se mu tuzi twose ukora tugutunze ni akahe kazi ukoresha amaboko akazi nkoresha amaboko kufite amaboko yo muri ibi biha akazi kampemba ntago ngakoresha amaboko ariko ngewe mbere narahingaga nkaba naza nkakubwira nti wenda usibye ko tutigeze tuburara icyo kijumba n'uwo mwumbati n'icyo gishogoro nticyaburaga twasibaga kubona iyo nkoko cyangwa iyo fi cyangwa iyo nyama y'abana b'abagabo ariko icyo kijumba ibyo bishyimbo ntibyaburaga ubwo rero ngewe ntabwo nari kurana ari kuza nkavuga ati reka nguhingire niba nta n'amafaranga ufite umpa ibyo bijumba niba nta n'amafaranga ufite umpa uwo mwumbati se mburara kabiri kuko kubera iki Imana yampaye amaboko n'imbaraga watagiye uvuga ngo n'inyoni zirarya kandi koko n'inyoni zirarya ni ukuvuga ngo n'umuntu rero ushatse kuvuga ngo ntabwo yariye nk'inshuro ebyiri umunsi umwe byashoboka pe ariko ntibyaba kabiri kuko uragenda nyine nk'uko inyoni zigenda mu masambu y'abandi zikarya zikarya amasaka y'abandi ntabwo wabura nawe ukuramira ntabwo bibaho umva umuntu uzazanga akavuga ati ngiye naburaye kabiri kikurikiranyije rimwe ndabyemera rimwe bibaho hari igihe wenda n'Imana biri kukugerageza ariko kabiri ntibijya bishoboka kabiri bibaho ntago bijya bishoboka reka no muri gereza bararya nkanswe warwaye ese Vava ntago wigeze uburara wowe ntago nigeze mburara ngewe ntago nigeze mburara ngo mbure n'ikijumba se none reka mwibarize byacyari ku myenda wambaye reba ku maboko yawe ku maboko se hari utuntu tumeze nk'udusaha hari utuntu tumeze nk'udusaha none utwo tuntu agashakoshi se ko kajyanye utwo tuntu turi akantu kameze nk'akariya gashakoshi ku kantu ko hejuru sibyo no mu ijosi bikaba bijyanye yego mu ijosi nawe wambaye akantu keza ariko abandi basitari niyo umukunzi yaba atarakwambika impeta ugomba no kwambara impeta yego ukambara impeta se nta mugabo ufite ukayambara bisanzwe by'amafiyeri by'abahanzi biriya ntabwo aba ari sawa ku bakobwa ntabwo bakireka nk'iyi ngiyi ya sacingi banyiri muri sacingi yego urumva ko shora afite impeta ya sacingi ngo si impeta ya sacingi agufite ubwo urumva atari ikibazo ntabwo kandi yakubwiye ko bitaranozwe ntabwo biravamo sinjya mbikunda ukuvuga ngo nta nubwo ushobora kwemera ko shira kwambika impeta nyine wasezeranye wayambara ariko apana kwirirwa wambaye impeta nta mugore ufite nta mugabo ufite ukwirirwa wambaye impeta hari ukuntu umuntu agutera ivi rya fiyansa yavuga ati nyine icyo gikorwa cyabaye iyo mpeta wayambara ariko si igihe ntawe ese ubu aka kanya yahise avuga ati reka nguterere ivi gutya aka kanya wabyemera mu kiganiro se
yaba ari agatwiko nk'utundi twose. Oya atari agatwiko wenda mu buzima musanzwe mubipanga. Yaba ari agatwiko. Mutanyibagiza abantu umuntu witwa Jenny na Berita. Icyo gikoma mukomeze mu kimwe mwenyine. Yego. Chamba fashe. Mukomeze mwiherera icyo gikoma mwenyine. Arabana ko mu gikoma honyine. Imana yarakoze n'ukuri Jenny yarabyaye. Bura Jenny na Berita ndabakunda cyane. Imana yarakoze kuba yararuhuye Jenny ni iby'agaciro nge byanejeje cyane. Yego. Okay. Vava. Karame. Aryo usuwo ujye utekereza kuzabyara nka ryari? Igihe nikigera. Igihe nikigera kiro akabikora neza. Nikigera Imana ikamugisha dore ko bitangwa n'Imana. Na mwana w'umuntu bitanga. Kwa gatandatu kugeze kuri. Kandi abantu baraguhanagura. Kwa gatandatu kwa gatandatu. Itariki zingahe? Itariki 20. Kandi baraguhanagura ko mu kwa gatandatu ufite mu bukwe. Sha ntago bigeze bamanura ubukwe barambwiye ngo imbere yanjye hari ibyiza. Mu kwa gatandatu. None se ni ikihe kizabonye muri kuno kwezi? Ntacyo ndabona. Kiza nkomeje kubona nuko ndi guhumeka abazima gusa. Ubwo abahanuzi si bakubeshye? Nago mbizi ko twutararangira sereka. Reka kurangira. Ukora ni kurangira azahita amenya ko nyine abahanuzi bamubeshye. Okay Vava. Karame. Ni byiza ko uri kumwe na sheri wawe sibyo? None ubushize twakoze ikiganiro navuga atari ko Vava bari kubwira nabi sheri we. Wakihanganye basugasaba imbabazi sheri wawe ko baramubwiye nabi mu kiganiro bakafata nabi. Musembazi kwa mubwiye nabe abantu bakabifata nabi. Ngo namubwiye ngo ikize. Nuko ngo mu kiganiro hari ukuntu abantu babona gutishimye bakabona guri kumusubiza neza narubweruka kumubwira ko umukunda basi musembabazi. None se ngiye. Musembabazi zikize. Slim Jesus wabubi. Mbisobanure. Ati wavuze iki ngiki mu kiganiro bakibona nabi. Warifashe uravuga uti ubaza shera ngo si wanyu mwebwe mujya mukora ubukwe. Barabimubajije. Ariko si ikibazo. Ije ntacyo bitwaye ariko none ije bitwaye iki ese ugasugwara bikumuna avuga ati mwebwanyu none se jewe iwabo hari ubukwe no bumenzi nagiyemo aho ngo yabaga iyo ngo za Uganda namubazaga ibigendanye n'umuco waho nimba ubukwe bw'iyo iyo yabaga bumeze nk'ubwo mu Rwanda ndibuka ko twavuze kubyitwa mbogo naki na ruyumba none se aho hari nk'igihe giturutse yewe abashaka kujyaga bizane gatugonganisha Ariko kwagonganisha rega nari se uretse n'ibyo ngibyo rega n'ukuntu mwamumaze n'iminsi munabana kuno mwamumaze iminsi sibyo nagabana byabura gukosa abantu babiri gutya b'inshuti sibyo ariko niba twakosheje nitubimenya hagati yacu ariko ngo bize imbere y'abantu miliyoni oya nanone hari ukuntu umuntu azimbere ya kamera bati sheri ngenda bizi ko muri iminsi nakubabaje ndagusabye imbabazi imbere ya kamera ibyo biba ari agatwiko ibyo ntago byemewe nintuza intera hajya wa mugabo ninde wa wundi umwahanuye ngo yagongwa agiye gupfa umupasiteri Ezekiyeli nagiye kora mbona ari gushwana n'umugore bagiye gushwana n'umugore rero nyine bazana na kameramani n'ibintu byose njye agatwiko k'abantu narakarambiwe njyewe agatwiko k'abantu kamaze kungera aha ndakureba nkakureba kuri YouTube nkamenya ibyo ushaka kugeraho niba uri babuze views bakabona niba beshya abantu igihugu cyose barabona views nimba babuze ibirayi bakabona niba himba inkuru z'ububeshyi barabona ibirayi nge ntago mbizi ntago ngiye nakishimira gushwana n'umugore wanjye ngo mbizane kuki kwitangaza makuru niyo mpamvu we na sheri wawe iyo mwashwanye mu biduhisha neza ngewe ko ntabana nawe uzabana n'umugabo nimupfa ibintu byose byo mu nzu uzubivugire kuri YouTube none se kuba wasanga ubuzima bwabo babushyira hanze oya nk'ibyo bintu byabaye Ezekiyeli ntago ari byiza kabisa ibyo bintu sheri wanjye avuze na iyejeje bundi baraje bataye ngo ngo murabona batangiye barire kuri kamera ngo murabona ngo niki ngo ntago twabishakaga gute ariko mwabikoreye iki se imbere ariko biyaturira ibintu bibi netse ntago aba ari byo Vava basi nawe wazakoza agatwiko na sheri mwatandukanye wazakoza agatwiko ntago njye nkora udutwiko oya mukaza tujya dutwika tuvuga ibintu bihari ko njyewe kuva na cyera hose nkorana na ba bakiting njye inkuru zo gutwika zirananira buracye bakaguma babibaza ukabura uko bigenza nyine ukabata ibyari bimeze gutya na gutya ukababwirisha ukuri okay niko bibese niyo mpamvu burya ariko ako gakanzu bati yakaguza amafaranga amano y'Imana yamuhaye
Gahumbi birazanye. Mana yo arase muswa nawe na Bagiti ubundi nkahuzwa nawe na Eric. Ko burakira kiganiro banyishyura 10,000. Yego. Hano y'Imana tanga amafaranga ya hehe. Ya note ya $1 yahinduye 20 bingahe byanya muri kera. Nese sa amafaranga yaguhaye nyine. Ntago biba byoroshye ngiye nigirira abamama ba diaspora bampa amafaranga nkigurira imyenda nta mugabo ngira unyambika nta nuwo mpano y'Imana niba guha amafaranga menshi ni 15 nibuka ko yadukandiye akanyenyeri ngo tugure inkoko. Kwagwa amafaranga yakuyemo amafaranga amadolari gutya itaboneka ibifaranga byinshi bafite wese umwami neza ngira amarenu bamubirigi nkigira nundi mu mama wundi bahanze bese umushuti wanjye yajyaga nambwira ati Vava nujya mu murenge uzambwira ikanzu ushaka nzayigukodeshereza yabo nibo bantu Imana yampaye nk'abavandimwe ariko ntago tuzirana. Umurenge muzajya mu ryari? Simbizi ta Nago beze. Ibyo nago turabimenya. Ninde se uzabibabwira? Ni Imana izabitubwira. Yego. Ngo mano y'Imana we rero data hosa ni atari. Vava. Karamenye. Ushobora n'icyo kinajya kuna gukora kikakubabaza. Kinajya kunda gukora ikintu cyambabaje kuri we ni kimwe na n'uyu munsi. Yego. Ntago njya ngiha agaciro. Je kuko ikintu giha agaciro uziko kizabaho iyo kitazaho rero ntago ugiha agaciro. Ikintu cyambabaje ntazibagirwa nuko atajya yemera ko nje n'ishuti zanjye twamenye iwabo. Yego. Kandi nje tukaba twajyanye mu nshuti zanjye ndetse tukanabivugiraho ngo tuzaza kugusura akabyemera nyuma namuhamagara ngo tugiye kuza akabyanga. Wakoze cyane kuvuga gutyo. Ni ukuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze umuntu wese niwe wihitiramo icyo agomba guhitamo nyine tu. Ntago umuntu azanga guhitiremo ngo nzaza kugusura wabiguhitiremo wowe niwo byihitiramo ukavuga ati rero muzaze kunsura. Iyo umuntu yabiguhitiyemo wowe utegereza igihe wowe uzabihitiramo akaba aricyo gihe umubwirira ngo uzaze kunsura. Ibyo rero bibe clear nibibe ikibazo cyo nta kibazo kirimo kabisa. Nta kibazo kirimo na kimwe. Nukanga bari kuguhatiriza kumvisha ko agomba kuza. Nuko mureka kaza ubundi. Igihe nikigera. Igihe nikigera icyo gihe ubundi hategerejwe iki? Icyo gihe kizagera. Ni iki kintu gitegerejwe gituma nyine Vava ataza kugusura n'inshuti ze bagenzi be baze bagusure? Harasabwa iki basi nimba ari niyo nkunga Vava tuyimushakire azaza yitwaje babyita ngo iki harya? Yitwaje impamvu. Icyo navuga wenda kubisabwa ibisabwa hari ibyo we tuziranyeho tugomba kuzaganiraho ubundi akaza kunsura nta kindi gisabwa. Bure hari ibyo akwima hari ibyo ataraguha cyangwa hari ibyo ataguha. Reka se biheze ntabwo umukobwa ntabwo aba agufata neza ubure kwihutira kumwereka ababyeyi kugira ngo atazanagucika kuko utinda gato abona ukuntu yambaye aka kanya. Aka kanya umugabo uraza kurabana bari mumwandikire kandi Vava ko imyaka igenda ishagenda bicyukiye. Vava ni icyuki da uramenye ni icyuki cya danje ahubwo umuntu utamuzi ntago amuzi. Urumva naho ibyo ngibyo byo twebwe biri mu nzira zacu ntago biri mu nzira zanyu. Rwose yakwereka umutima mwiza nuko nta kindi kibazo kiwe ariko basi buri gihe yibuka kukubwira ko agukunda. Ibyo se si ibisanzwe byo ni ibisanzwe pe. Nyine ikibazo ni uko kubukunda ni byiza ariko ikibazo ni uko namwe mwamwifitemo icyizere gikeya ukumva ari we kukujyana mu rugo urumva hari ibintu bisabwa nawe urumva nawe ukaba utishidikanya ngo ko atanjyana iwabo. Ese undi wa mugani wanyu ntabwo wajya bamukubaza ubundi wowe? Kumbaza baramumbaza biraho wabarebye nk'ibiganiro runaka bakavuga ati bimeze bite musobanurira nyine tubabwira ati bimeze gutya na gutya tu. Tutabashyira mu kazana se nzamubashyira nyine mu gihe nabipanze. Ejo bundi abantu baravuze ngo
waruvuze gute umumere bikora waruvuze ngo waruvuze gute nari ngiye kukubwira ni mwagiye mutwika mukageraho mukavugisha n'ukuri ngo abantu bavuze ngo ese aratwika uyu nguyu ajaze kuvuga ko gera ngwika ngo aratwika ubwo leta bijijisha ngo tubiveho reka tubigeho ibyo byo gutwika reka tubigeho ibyo byo gutwika ubivuge neza ukuntu dutwika ubigaragariza abanyarwanda ukuntu mikoro imwe mwegereze nawe abo bantu ibyo ngo bavuze aya tubanze tuvuga ako kantu ngo neza nifashe abo bantu ngo bavuze ngo ikimbwira agere ku mukunzi akaroba cyahimba inkuru zitabaho abo bantu ni bande babivuze ko oya wishaka kuduhindura ahantu baravuga ngo mwagiye mutwika mukageza igihe mukanaka gutwika none se dr uri kuza ngo abantu ngo bavuze bande ntago ari njye wavuze wari kuba ngo dr aratwitse ngo yandavuga ubwiye ngo baravuze ni bande nese basi urabyema ko dr agukunda sha ntago mbizi nta kimenyetso kibinyereka pe nese uragira ngo akaka wenye bagize ati wincisha higaro ahubwo twibagize mbwira abantu bavuze ngo iki mbwira abo bantu ejo ni dr yakoze ikiganiro atambaye amarinete bavuga ngo ngo nibwo tubonye ko dr ari umusaza ndi umuntu w'umugabo mani seriko babibonye ko ndi umuntu w'umugabo ngo dr ngo kariya kana ari kugashuka reka genda ngo kariya kana ari kugashuka urabona ukuntu kakiri gatoya reka genda urashaka kukicira ubuzima reka genda muri komenti birimo kandi muri komenti niko bavuze niko bavuze abo rero ukuntu abasubiza bavuga ibyo bashaka urumva bafite n'uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka imyaka ya sheri wanjye n'iyanjye nitwe tuyizi kandi si ngombwa ko tuyishyira hanze urumva kuvuga rero ngo ndi mukuru cyangwa ngo ndi mutoya ibyo si ngombwa nta nubwo ari ngombwa kubibabwira ntacyo bimaze kubivuga nawe kubyara kuvuga ngo byo gutwika byari kuvuga ngo byo gutwika ngo urabona ngo abantu ngo bari gutwika ngo niki ndavuga kuri filimu ariko ngo abantu baravuze kandi ari nawe n'ubundi ariko nibyo da rero nagize ngo uri kuvuga jere wabura yavuze ati uyu muntu uri kuvuga ngo turi gutwika ari turi kumwe duhagararanye ubwo mwatwika muhagararanye mwicaranye urumva bishoboka ubwo nawe yabatwika icyo gihe kandi bava ntabwo wagiye agira udutwiko imana izandinde kubeshya abantu pe nanjye imana izandinde umva bafana nkunda cyane ibintu nkunda mu buzima nawe arabizi sheri wanjye sinjya nkunda kubeshya nkunda kuvuga ikintu gihari ikitari ngombwa kuvuga cyokora sinjya ngivuga nshobora kwijijisha simvuge bitewe nuko bitari ngombwa ko nabivuga ako kanya wenda nzabivuga ikindi gihe gusa ibintu byo gutwika sinjya ntwika urumva kuba dukundana turakundana kandi binahindutse byaba bihindutse ntabwo ari twe n'abandi bose baranashwana n'ibindi byose urumva abadukunda mu kudukunde twumva ibyo tubabwira cyangwa se abafana ubundi naba igiciro ndabakunda cyane bavuga icyo bashaka kandi ntacyo biba binatwaye pe urumva mujye muvuga uko mushaka tubahaye uburenganzira nta kibazo Vava uramutse usanze uyu mutipe ibyo yakoraga byose yarakubeshyaga ari agatwiko ari ibintu yikoreye gutya agasanga nyine uramukunze kandi yarakubeshyaga we yarikoraga prank wabigenza ute iyo umuntu akubeshya urabimenya kandi twebwe abantu b'icyangugu iyo umuntu akwigizeho indyarya asanga we warabaye indyamirizi kera ntago navuga ngo wagenda n'umuntu amezi 2 amezi 3 amezi 4 amezi 5 utazi ko wa muntu agira gute abeshya ubu ngira n'inshuti z'inyuma ya kamera ngira ababyeyi benshi babona ibiganiro twakoze bakangira iki inama rero ntago wajya ngo ubukengura umuntu ngo yarambeshye wese uri ikigoryi ntushobora kureba umuntu ngo umurebe kera mama yajyaga acumugani ngo mva babwire mwa bakobwa mwe ngo ibisiga ngo biguruka ari 8 ngo nkamenya igihaka ngo nkamenya nicyo gihatse none wana ari nyiri muto yankabaza mama ese ubwo wamenya igisiga gihatse iki ubwo wapfa kwimagina gihatse iki wapfa kwimagina gihatse iki
ngo ubu ngubu se ntushobora kugenda n'umuntu ukabuza ibyo akubwira nimba ari byo nimba ari ibinyoma. Ubwo rero nanjye ku myaka yanjye nshobora kugendana nawe nkamenya kuri kumbeshya cyangwa uri kumbwiza kuri nka kwihorera. Kandi ngutanga no kukumenya. Niko nteye. Ariko kubera ko abantu bagiye benshi bangira inama nanjye nshobora kwikiriza ikintu ariko kitandimo. Bitewe n'abajyanama bambwira ngo ukuri kwishi si kwiza. Kandi noneho wikiriza ikintu ukakihorera ukizi ko ari iki kitari cyo, ariko ukakirengaho ukizi kugira ngo ukomeze rwa rugendo rwawe. Nk'urugero rayirajyaga ambwira ati Vava showbiz rero ntimukanayikinishe. Ati tekereza ahantu ushobora kwicara ukaba wabona iyo nka, wabona iyo hene, wabona ibirayi bya buri munsi. Ati ni ukwiga ubwenge bwo muri showbiz. N'ikintu ushobora kuba ukizi ariko ukanga kwiri kuvugisha ukuri kwiki kwitangazamakuru. Babandi rero kikazabatungura ariko we kitagize gute tunguye. Urumva ko yavuze asubiyemo. Nigeze mbona no mu makomanteri banditse ngo Vava ngo araje ngo atwara indango. Ngo Vava njyewe uzategereze ta ntabwo ayitwara se. Nakasa mutwe uzategereza we uzategereza. Numva ntayo natwara kandi noneho nanayitwaye ari ya Dr. M. Ntago umwana yabaho nabi nk'abara bose mbona harya ni bande wa mukobwa wari umuhanuzi yabyaranye n'umugabo mu kiganiro mu umwana agashibura umwana ni Samantha ninde? Ni Samantha yajyaga akora ibiganiro by'ivuga butumwa nyuma aza gutwara indaterwa inda n'umusore aramwihakana ku buryo bazana mu kiganiro bakabikora ku itangazamakuru. Ubwo rongeye Vava ningeraho ngaho ni ukuri umuntu wihanganira ibintu byose n'umubyeyi wakubyaye nzasubira hehe si ibyo. Urumva ko akantu kikize, urumva ko rero numvishamo ibintu bibiri sibyo mu bintu byose bavuze. Aravuze ati abantu baravuze bati ukuri kwinshi si kwiza. Urano ko hari ukuri Vava duhisha, ahubwo uko kuri ni ukuhe. Ukuri kwinshi si kwiza. Uragira ngo yongera bisubiremo. Ukuri kwinshi kuraryana ntabwo ari kwiza. Ntabwo ari kwiza. Nanjye nibyo navuze mbere. Navuze ati hari ibyo mba nagomba kuvuga, hari ibyo ntarabonera igihe cyo kuvuga. Byose bivugira mu gihe cyabyo. Ariko ikintu cyo kubeshya nawe aranze. Ntago ngiye njya nkunda ibintu byo kubeshya. Nshobora gutinda kukubwira ikintu urumva ukanakimbaza n'inshuro nyinshi nkanga kukikubwira, ariko impamvu nanze kukibwira kugira ngo nakubeshye uko umpatije kukikubwira nakubeshya icyako kanya cya kintu ubundi nkazakikubwirira igihe cyacyo nashaka kuzakikubwirira. Urumva ko Vava yavuze ngo iwabo mu Rusizi ngo iyo umubereye indyarya akubera indyamiriza. Vava uyu muhungu rero no kumubera indyamiriza nimba ari kubera none so nta muntu uvugisha ukuri ujya ibindyarya rero ntago ahubwo abisobanuye nabi. Reka ngusobanurire sheri, abisobanuye nabi. Bura nta muntu ujya ubindyarya uvugisha ukuri. Uyu sheri wanjye nzi ko avugisha ukuri buretse gato buretse nyine buretse gatoya buretse ubanze wumve. Urumva ngende gusobanura kuri icyo kintu cy'indyarya. Umuntu w'indyarya ntago ashobora kuba umunyakuri, ntibibaho. Ubwo umuntu abaye indyarya ntabwo yaba ari umunyakuri, kuko aba agomba ikintu cyose nyine ababeshya. Urumva ababeshyi. Urumva manzu nyumve. Urumva umuntu w'indyarya ntago ashobora kuba umunyakuri ngo bishoboke. Umuntu ahubwo uvugisha ukuri nicyo ngiye kuvusobanura kugira ngo ngisobanure neza abashe kucyumva neza. Ntago ubwo aba ari uburyarya. Ushobora kwanga kuvuga ikintu kuko wanze kubeshya cyangwa se wanze no kuryarya. Umuntu yakubaza nk'ikintu ukahita uceceka cyangwa se ntiwirirwe unamusubiza. Urumva bitewe nuko udashaka kugisubiza muri ako kanya. Urumva icyo gihe bitandukanye n'uburyarya. Ibyo biratandukanye. Niyo mpamvu ndi kukubwira ati umuntu w'indyarya ntago ashobora kuba umunyakuri ngo bishoboke. Sheri wanjye rero yikibeshyira ngo ni indyarya. Oya yewe ushobora kumbwira ikintu nkakikiriza mbizi ko mbeshya. Kubera kwanga amatiku n'amahane nkakikiriza ariko mbizi ko umbeshya. Icyo gihe rero ni indyarya ibitege w'amatwi ni iki? Ni indyamirizi. No kwangwa hagati na Dr. M uremera ukabindyamirize akabindyarya. Njyewe ntago nzi yuko ntago mbizi nimba ari indyarya. Ariko icyo nzi cyo hari ikintu wikiriza kandi ubizi ko atari cyo. Icyo gihe nawe ubaye iki? Indyamirizi.
nese uzaryamira kugeza ryari Vava? Kugeza igihe ukangukiye. Niko bimeze. Naho twebwe ibintu byo kubeshya, ngewe kamere yanjye ukuntu iteye ntago njya nkunda kubeshya. N'umuntu ubeshya mwanga kubi buriya. Kubi. Ese Dr. abantu biramutse basanze warabeshyaga Vava. Narabeshyaga gute se? Narabeshyaga gute? Bari mu mutima wanjye se? Babaye bari mu mutima wanjye niko bavuga ati kuko yarabeshyaga. Ariko umva ukuntu bimeze. Abantu tuvuge wenda n'urugero ndi gutanga. Tuvuge nk'ubu ngubu twashwanye. Urumva? Abantu byanze bikunze batavuga ati ngo Dr. M yaramubeshyaga. Kandi twashwanye. Twashwanye uwo munsi hari icyabiteye. Urumva? Ugasanga bo bahise bavuga ati ngo yaramubeshyaga. Ibyo rero bifata uko bashaka. Ngewe nicyo nyivuge n'aka kanya. Ngewe ntago njye ntinya ngo umuntu ngo yavuze. Kereka umuntu wakoze. Buri umuntu wakoze ndamwubaha. Ariko umuntu wavuze ngo yavuze nabi ngo Dr. M ngo yavuze nabi sheri wanjye ngo yavuze nabi iki, mujye muvuga. Ni nabyo nshaka mujye muvuga n'ibindi byinshi cyane muzavuga dukore. Urumva? Umva indirimbo ya Roriro ya kera. Bima amatwi bazovuga baruhe Bemiriyo birakaruguteranya bazomara inkwi bacanira amabuye ntacyo bokora cyo tuma dubana numviriza ngo ciragake ngo twangane nta kindi biyumvira tarugusebanya. Bareka bavuge nta kibazo, murabyemerewe bafana, muvuga ibyo mushaka. Uko muvuga biranadushimisha, babibona ko munatwitayeho byibura. Hari akantu gacitse Vava. Ariko baba bavuga iby'ukuri. Baba bavuga iby'ukuri da. Barabuza abafana, hari ubwo batanga inama. Hari ubwo bagira gute, ariko hari n'abagendera mu kayogera. Buri muntu wese rero bamureka akavuga kuko bafite uburenganzira bwo kuvuga. Hari igihe ukura mwaka ukuri, ariko hari n'igihe usanga bazanye akayogere n'agahindira. Baravuga ngo umusazi arasara akagwa ku ijambo. Bashobora kugwa ku ijambo bigahuza n'uko twashwanye uwo munsi. Uretse nyine gatoya, bagahuza n'uko twashwanye uwo munsi bagahita bavuga ati yaramubeshyaga. Icyo bise bitwaye iki? Ngenzi ko ntabeshyaga, ntacyo bitwaye. Ase reka nkubaza, cyangwa shiri wanjye zikatambeshyaga. Nanjye narabitekereje siri Dr. M naramukundaga Sirimba. Uyu mubaze. Naramukundaga, hari igihe cyageze sinifuze kurya buri kintu cyose atakiriye. Ariko ikintu cyagiye kinshi intege. Nagiye nshaka ko nibura yampa nka famiye nkuko nge mbaha abanjye ngo tuvugane. Akanga. Akambwira ngo ari mu baturanyi. Nkavuga nti se waretse nkaza kugusura ko kujyana se kwa mama runaka, kwa mama Brighton mu nshuti zanjye. Tukajyana na henge wazaretse tukajyana nko mu bantu biwanyu. Ese mu rugo biba ntabwo nakujyanye mu bantu bo ku rusengero. None suriya Samu ko ari je wamwisabiye aho basengera ntuzamfashe mpamenye. Ninde waguhuje nawe? Reka banza avuge. Oya vugisha ukuri imbere ya kamera. Ninde waguhuje nawe? Reka banza avuge. Nabanjije kukubaza nimba usenga. Urambwira ati hari ahantu nasengera gakera ariko sinkijyayo. Ndavuga ntese wazaretse tugasubirayo ukahanyereka. Ati rero hari umucuranzi ucuranga muri urwo rusengero. Ati ni wa wundi wari uri kwande kwa Bagiti. Ndamuga none uzareke tujyaneyo amenye ngiye gusengerayo ngire icyumba cy'amasengesho kiri hafi uzajya njyamo. Yarampuje n'uwo Samu tumusanga aho basengera ariko atari hehe mu rugo iwabo. Ubwo nyina nyereka ku rusengero njya gusengerayo mahurira n'abitwa ngo bafana banje n'abandi. Ubwo rongiye nkagira ipfunwe nkavuga ngo umuntu utafata mama ye ngo amuguhe wenda bari gutwika. Kuko n'abandi benshi niko bajyaga bagira gute bambwira. Uriya Rayira kuva mu bwana bwanje nkigera i Kigali yangiriye inama kugeza no kuri uyu munota. Tuvayo gukora ikiganiro arambwira ati Vava uzitonde urwo rukundo rugende mu gaki.
kubera ko uko yabonaga dukora ibiganiro uko yabonaga tuzenguruka ku ma YouTube bura yarabirebye nk'umuntu mukuru kandi wize usobanutse mugani wa mama bisinga biguruka munane wakamenya ijyaka angati ujye witonda kandi urwo rukundo rugendemo gake noneho rero najya mu cyaro muramukazi wanjye akambwira ati mumpe tuvugane nkumva mbese mfite umudu yo kumuha famille yanjye niko bavuganye noneho we nkabona mbese ntashaka kuma nkasitwe ngo tuvugane nkabona ntashaka no kuma mama we nkabona ntashaka nuko menya iwabo siri byagiye bigenda bigabanuka nukuri ubu byaragiye avuze neza cyane kugira ngo uretse nyine nanjye manze mvuge ariko ari kubanza kansubiza umva manza wumve subiza ibyo avuze ukuntu bimeze ubundi ibintu byose bibera mu gihe cyabyo sibyo avuze ko ngo yankundaga mbere cyane kuruta uko ankunda ubu ngubu nyine ngo sinamweretse ngo ababyeyi sinamweretse ngo ibiki urumva ibyo ni uburenganzira bwe yemerewe no kuvuga ibyo ashaka urumva ariko nanjye ku giti cyanjye njyewe ngira uko ngenda ngira nuko ntwara ibintu byanjye nta muntu ujya umpatiriza ikintu ngo akibone bisaba ahubwo undeke mu marangamutima yanjye cyangwa se mu byifuzo byanjye njye ntekereza icyo kintu hanyuma nkubwira ati bimeze gutya na gutya tubikore gutya ariko iyo umpatirije ikintu ukanakimatiriza cyane ntabwo icyo kintu rwose umva ubu aho ngaho uba wibeshye cyane ubundi niko nitereye nanjye ariko nanone hari ukuntu kugira ngo ubure umukobwa ukunda wakora icyo ashaka nimba ukuntu bimeze ntabwo tuba turi gupima ikirere cyangwa se ngo tugire ute twebwe uburyo dukundanamo nitwe tubiziranyeho urumva ibyo ashobora kuvuga wenda ngo urukundo rwaragabanyutse ngo kubera impamvu niyi ngira ngo urabona ko tutakijyana no mu biganiro Namarira agenda wenyine nanjye nkagenda njyenyine mu biganiro kugira ngo bititwa ngo ni Agatwiko urumva so abafana rero bategereze barebe ikizavamo hagati yanjye nawe gishobora kuba cyiza cyangwa se gishobora kuba na kibi nta wamenya kuko ntago turi Imana ngo turebeshe n'ubwo buryo nabivuga kumva urukundo rwe rwagabanyutse bwatsi urakora iki kugira ngo rwongere rwiyongere ugaruke nka mbere ntago ari ngombwa ko bivugira aha ngaha arabizi ntiyaturiraho ikibi mu buzima bwanjye ntago njya nicara ngo mvuge ngo ubuzima bwanjye ngo buzagenda nabi ngo cyabugende neza ntago mvuze ubuzima bwanjye njyewe umva iteka ryose njyewe ukuntu niyizi njyewe urumva ntago nkunda njyewe ibintu byiza buriya mu buzima nkunda ibintu bisobanutse nkunda ibintu biri ku murongo nkunda ibintu mani birimo discipline nkunda ibintu mbese bitarimo uburyarya bifite icyerekezo nyine bimeze neza ni ukuvuga ngo mwebwe rero abafana mukurikira nimutegereze murebe ikizavamo nicyo mvuze ko kiba cyiza cyangwa se kiba kibi kibaye kibi ubwo n'igihe twaba twatandukanye kibaye cyiza ubwo n'igihe twaba twabanye ibyo rero kuvuga ati ngura aramubeshya cyangwa ntamubeshya ibyo muvuga ibyo mushaka mbahaye uburenganzira bwo kuvuga ibyo mushaka